Ndabasuhuje kandi cyane inshuti bakundwa babaho wiga TV. Twagarutse kugira ngo dukomezanye ibiganiro by'uburezi. Urukundo rudafite ubumenyi rushobora guhinduka intwari ikomeye cyane yo kwangiza ejo hazaza h'umwana. Nibyo, urukundo rudafite ubumenyi rushobora guhinduka intwari ikomeye yo kwangiza ejo hazaza h'umwana. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ngingo itoroshye, ingingo ikomeye cyane, ishobora no gutera ubwoba ubaye ugira ubwoba. Ariko ndagusaba gukurikirana ikiganiro kuva utangiye kugera ku musozo, twungurane tubeho twiga tumenye uburyo bwo gufasha abana. Amakosa rero agera kuri 6 ababyeyi babasha gukora batabizi mu kurera abana. Reka rero twisuzume kugira ngo tumenye ko dufasha abana. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, dukomezanye ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Iyo tuvuze amakosa 6 ababyeyi babasha gukora mu kurera, ntabwo tuba tuje gushinja, ntabwo ari uguca urubanza, ahubwo no kugira ngo twigire hamwe, tureba uko yenda twibeshyaga mu kurera, tube twabasha gukosora hakiri kare. Hari igihe umuntu akora amakosa, iyo wemeye gukosoka ni byiza, kuko burya nta muntu udakosa, kandi akenshi burya umuntu yigira mu gukosa. Ikigamijwe ni ukugira ngo dufashe abakiri bato bo cyizere cy'ejo hazaza h'igihugu. Muri kumwe na mwarimu Isaac niwe muganira. Nkunda cyane iyo tuganira tukungurana, dukomezanye ikiganiro. Ababyeyi benshi bakunda abana babo by'ukuri. Nibyo, nta mubyeyi udakunda umwana, barabakunda bitarondoreka. Gusa urukundo rudafite ubumenyi rubasha guhinduka intwari ikomeye cyane yo kwangiza ejo hazaza h'umwana. Wicare ubizi ko ushobora gukunda umwana, cyangwa se ugakunda ukiri muto ariko ukamukunda urukundo rudashoboka, cyangwa se ukamukunda nabi, kabone nubwo wumva umufitiye amarangamutima adasanzwe, ukabamuha uburere budahagije, ahubwo aho kumurera ukamwangiza. Reka rero turebe ya makosa 6 ababyeyi bakora batabizi. Ikosa rya mbere ni ukuburira umwanya abana, cyangwa se umwana kugira ngo muganire. Iri kosa hari igihe ababyeyi barifata nk'ikosa ritoya, ariko ni ikosa rihatsa andi byose ubasha gukorera umwana, cyane cyane uwo wundi uri mu nshingano zawe ukwiye gukurikirana, ukwiye kurera. Kuko ababyeyi benshi hari igihe bavuga ngo mba ndi gushakira abana ibibatunga byose, mbishyurira amafaranga y'ishuri, school fees, minerval, mbagurira imyambaro myiza kandi igezweho, muri make ibyo mbakorera birahagije. Ariko ibyo ntabwo bihagije kugira ngo ube warangije uruhare rwawe rwo kurera. Icyo ukwiye kumenya ni uko ibyo ukora byose ni byiza. Yego, nibyo ni byiza, ariko si ikibazo ukwiye nawe kwibaza, waba ubona umwanya wo kuganiriza umwana? Nibura se uramwumva? Ese waba uzi ibiri mu mutima we? Ibyo umukorera ni byinshi kandi byiza, ariko nibura waba uzi ibiri mu mutima we? Umwana iyo ataganirizwa ashakisha undi muntu umwumva, kuko mu buzima nta muntu udakeneye umuntu umwumva. Ubu nanjye utumva iki kiganiro cyanjye ntabwo nakwishimira, gusa nezezwa nuko unyumva kandi tukaganira, tukiga, tugakomeza kungurana. Iyo umwana yumva atitabwaho, akurana ibikomere imbere mu mutima. Ibyo bituma ashobora kugana inshuti mbi cyane, ashobora kugwa mu gaco kabaho ibiyobyabwenge kubera yuko nta wundi murongo yahawe, agahita yinjira mu myitwarire mibi idakwiye. Hejuru ya bya bindi byose umubyeyi yadudubagamo, ugasanga umusaruro ubaye iki ngiki. Ikosa rya kabiri ababyeyi bakora, ntago babwira abana gukora gusa. Ntago tubwiye kubwira umwana gukora gusa, ahubwo dukwiye kongeraho no kumwumva. Ugutwi ni urugingo rukomeye cyane mu gukemura ibibazo byinshi. Iyo umuntu atumvwa, uretse n'umwana n'umuntu mukuru biramugora. Ahubwo rero gukabya igitutu dushyira ku bana, hari ababyeyi benshi bagira igitutu gikabije ku bana babo. Ndavuze byuka ujye gutira umuvure mu gacyamu twenga ibitoki. Nta no kumenya niba umwana yaramutse neza, nta na mwaramutse, ahubwo ni ndavuze. Iyo ndavuze burya ntago ifasha umwana, ahubwo ibasha kumuhahamura. Ntubanje no kumenya nyine muri uko yaramutse nibura. Umva ugomba gutsinda nk'abandi bana. Reba umwana wa kanaka ukuntu yitonda, Izo zose ni ingero umubyeyi ari guha umwana, ariko wibuke
nta muntu uvuka nk'undi, umuntu wese agira umwihariko we. Hari n'urenga noneho agatanga urugero rukomeye ngo ntabwo agatega umwana iminsi ngo ntabwo azikamira nabi umuyenzi. Ubundi ninde babwiye ko umuyenzi ukama? Ibintu nk'ibi ngibi cyangwa amagambo nk'aya ku mwana atuma umwana atakaza icyizere, agakura yitinya cyane, yumva ko atandukanye n'abandi. Umwana akagenda akurana igitekerezo cyo avuga ati ntacyo banza nzigezaho, none se ko na papa cyangwa na mama yabimbwiye. Igitutu rero gishyirwa ku mwana gitera ihungabana rikaze, gishobora gutuma yigunga bikabije. Rimwe na rimwe hari igihe havamo kwigomeka, akanigomeka kubera yuko nyine yamaze kumva yuko iteka ashyirwaho igitutu, nta kumwumva, nawe noneho agashaka mécanisme de défense, cyo bita autodéfense, mécanisme de défense, akaba yavamo n'ikihebe. Rero iyo bikomeje gutya ashobora gukurana umutima w'ubwihebe, kandi ni ikibazo gikomeye. Ukwiye gukomeza kumwubaha, ukamushyigikira, ukamwubahira aho ageze, kandi birafasha n'urugendo n'intambwe. Ikosa rya gatatu ababyeyi bakora mu kurera ni ugukubita no gutukana nk'uburere. Umubyeyi agashyira imbere gutuka umwana cyane, kumukubita, ibyo akabifata nka kimwe mu bigize uburere. Ariko ibyo ni ukwibeshya, kubera ko gukubita umwana no kumutuka ntabwo ari byo bituma agororoka bya nyabyo. Wapi bagenzi? Ahubwo gukubita umwana no kumutuka byica icyizere cye, ahubwo bikubaka ubwoba bwinshi muri we. Icyo bibasha kwigisha uyu mwana rero ni uko we akura yumva yuko kugira imbaraga ari cyo gisubizo cy'ibibazo byose. Kuri we yumva ko nakura cyangwa se ku rwego agenda ageraho, uwarusha imbaraga wese agomba kumutuka. Ndetse uretse no kumutuka, iyo bibaye ngombwa aranamudiha. Hari abantu uzabona bakura ari basemahana, ari ukurwana, ari ugutukana, ugasanga nibyo ashyize imbere. Akenshi ujya ubirebera mu muryango akomokamo, kubera yuko ibyo umwana akura abona yumva nibyo akurikiza. Umwana rero wakuze akubitwa cyane ashobora kuba umunyagitugu ukaze, yagera mu bandi akagira icyo bita dictature, ashobora kuba umunyabwoba. Atabaye umunyagitugu ashobora no kuba umunyabwoba cyane, ashobora gukura anagirira inzika ababyeyi. Iyo nazo n'indi ngaruka. Uburezi rero bushingiye ku rukundo burya urusha byose imbaraga zo gukiza umwana. Ikosa rya kane ababyeyi bajya bakora batabizi mu kurera ni ukwerekana urugero rubi kw'ababyeyi. Hari ababyeyi benshi berekana urugero rubi. Ababyeyi bakigisha abana kuvuga neza, kutabeshya, n'ibindi nyine bitari mu ndangagaciro zikwiye. Cyangwa se ahubwo ugasanga bo bari nko gutonganira imbere y'abana, ugasanga icyo ni ikinyuranyo. Bari kwigisha abana kudatongana, kutabeshya, ariko ugasanga bari no gutonganira imbere y'abana. Ugasanga baratukana kurusha ntuzurya. Hari ababyeyi babeshya kurusha inzozi, banywa inzoga bikabije bagataha bandika 8. Ariko tujye twibuka neza buryo ko abana bigira ku byo babona kurenza ibyo babwirwa mu magambo masa. Abana bariga, baritegereza, baratujora, abana bazi ubwenge. Nibyo niba umubyeyi abeshya, hari ababyeyi bigize ba kimwamwanya mu buzima busanzwe, ndetse bakabihindura umuco ku buryo adatinya no kubeshya umwana amwumva. Umwana iyo abibona burya nawe yiga kubeshya nk'ababyeyi be, kuko ni urugero. Umubyeyi utubaha abandi, umwana abyiga vuba na bwangu kandi arabifata. Wowe mubyeyi murezi rero, menya neza ko ishuri rya mbere ry'umwana ni wowe mubana. Niba uri umubyeyi ubana n'umwana, uru rugero rwe. Niba uri umurezi, uru rugero rw'umwana. Ni uko bimeze. Ikosa rya gatanu ababyeyi bakora mu kurera batabizi ni ukutamenya ikoranabuhanga. Turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, aho umubyeyi aba akwiye gusobanukirwa neza ikoranabuhanga umwana akoresha. Telefone, internet, umwana akaba ari kuri TikTok, ari kuri YouTube, hari n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye umwana ashobora kujyaho. Ariko ababyeyi benshi ugasanga ari kuvuga ngo wamubaza ate se nyira runaka ari cyangwa runaka.
uti ataracecetse ari kuri telefone buriya nta kibazo. Ariko hari icyo ukwiye kumenya, ubundi waba uzi ibyo areba? Ibyo bintu ahora acecekanya areba utabasha kumenya, ubundi birimo somo ki? Ese abavugana nabo ubundi urabazi? Ni gute ubundi umwana wawe ashobora kugira fiyanse wo mu mahanga akarinda amusanga utaranabikeka? Urumva nta burangare burimo nk'umubyeyi? Hari abana bareba filime pornographique, za filime z'urukozasoni, bakazirebera kuri telefone kandi bakazireba babana n'ababyeyi babo, ariko ababyeyi ntibabice iryera. Nyamara kureba izi filime bituma abana bangirika cyane, imyitwarire yabo irahinduka, kuko ubwonko bwabo buba buri kwakira ibintu bitari ku rwego rwabo. Ntukareke ikoranabuhanga rirera umwana wawe ngo rijye mu mwanya wawe nk'umubyeyi. Never. Ntabwo ikoranabuhanga risimbura umubyeyi rwose. Ikosa rya gatandatu ababyeyi bakora batabizi mu kurera ni uguhishira amakosa y'umwana wabo. Ababyeyi bamwe bahishira amakosa y'abana babo bagira ngo bari kubafasha. Bakagira ngo ni urukundo, ngo umwana wanjye ndamukunda, ngo oya. Guhishira amakosa y'umwana biri mu makosa akomeye ababyeyi bakora. Umwana agakora ikosa ku ishuri, either yibye, yarwanye, yakoze kino cyangwa kiriya, umubyeyi yagera ku ishuri akaryama ku ruhande rw'umwana rukabura gica, ngo umwana we ni marayika wera, hafi yo kuvuga ko ku ishuri hari aribo bafite ikibazo cyo kutitwara neza. Ibyo urabikora ukagira ngo uri gukunda umwana, ariko nyamara buryo buri kumwangiza utabizi. We mubyeyi rero ukwiye kumenya ko iki kintu cyo guhishira amakosa ku mwana ni ikintu gikomeye, kubera yuko burya uretse n'umwana n'umuntu mukuru yigira ku makosa, kandi tukwiye kubaho twiga. Niba umuntu yakoze ikosa, ingaruka iyo zije abasha kugira ibyo yigiramo kandi agakosoka. Ni ibintu bisanzwe. Nko mu muryango ugasanga umwana wenda ataha bwije, mama we agakomeza kubigira ubwiru cyane ku buryo wenda na papa atazigera abimenya. Mu baturanyi bavuga ngo uriya mwana wo kwa kana kayitwara nabi, ababyeyi bagashega ngo batwangira umwana. Nta kintu byafasha uyu mwana uretse kuba turi kumwica mu mutwe. Nyamara bene ibi ngibi bituma umwana atagira ikintu yigira ku makosa, yumva ari hejuru y'amategeko, kandi mu buzima nta muntu uba hejuru y'amategeko. Akura atazi inshingano ze zo kubaha kino cyangwa kiriya. Urangaye rero umwana yavamo ikirara kandi ubigizemo uruhare. Icyo wamenya ni uko gukosora umwana burya ni ukumukunda, ntabwo ari ukumwanga. Hari abafata nko gukosora umwana nk'aho ari ukumwanga, ntimukamanire umwana, ntabwo ibyo ngibyo ari ububyeyi, nta nubwo ari uburere, ntabwo ari byiza cyane. Icyo umubyeyi yakora rero kwangiza umwana we, dore ibyo twakora ni ibi ngibi. Tukwiye gushaka umwanya wo kuganira n'abana. Niba utabona umwanya wo kuganira n'abana, menya ko harimo icyuho, kandi icyo cyuho kizabaherekeza mu buzima bwabo bwose. Hari ukwereka abana urukundo rufite imbibariko, atari bene rwa rukundo ruvuna umuheha rukiyongeza undi. Ntabwo rwari rwo rukundo tuvuga. Umwana akwiye kukwereka urukundo ariko rukwiye, urukundo rufite aho rugarukira. Hari gukosora umuntu adakomeretsa. Abana nibyo barakosa cyane ndetse, ariko kubakosora badakomeretswa nibyo byubaka, nibyo bibafasha. Hari kuba urugero rwiza ku bato. Abakuru, abarezi, ababyeyi bakwiye kuba urugero rwiza ku bato nk'uko twabivuze. Gukurikirana ubuzima bw'ikoranabuhanga, birakwiye yuko ababyeyi basobanukirwa ikoranabuhanga abana babo bakoresha, kugira ngo bagenzure imyitwarire yabo, hato ikoranabuhanga ritangiza uburezi bw'abana bacu. Nta mubyeyi rero w'intungane, n'umubyeyi nawe ashobora kwibeshya, kandi umubyeyi nawe yakwigira ku makosa. Igihe umubyeyi nawe yakoze ikosa cyangwa se yakoreye umwana ikosa, wenda akaba yaramuhanye, yabasha kumuhana nabi mu buryo burengeje urugero, kuba yasaba umwana imbabazi ntabwo ari igitangaza, kuko n'ababyeyi nabwo ntabwo ari abamarayika. Bavandimwe rero, nshuti za Bawiga TV, iyi video ntabwo ari iyo kuduca intege, ahubwo niyo kudufasha gukosora ejo hazaza h'abana bacu n'igihugu muri rusange. Ushobora kuba uri umubyeyi, tangira uyu munsi uvugane n'umwana wawe, wamusaba n'imbabazi niba waribeshye mu burere wamuhaye mu gihe gitambutse,
ariko ugahera uyu munsi noneho ufata umwanzuro kandi mwiza. Ibintu byose ni ukwiga kandi byose birashoboka. Ushobora kuba wakurikiye iyi video uri urubyiruko, ukwiye gusobanukirwa neza yuko ababyeyi bagukunda kandi cyane. Niyo baba bibeshya wenda mu kukurera, kuko burya umubyeyi yahana umwana uko yamuhana kose biba ari mu njyana yo kumukunda, yumva umwana yava muri kino kibi agahitamo inzira nziza, biba biri mu njyana rero yo kumukosora, ntabwo biri mu urwango. Ukwiye rero kwiga kubabarira umubyeyi, ukamenya yuko ataguhanye cyangwa se ataguhana ari ukukwanga, ahubwo ni ukugukunda birenze uko wenda we wabitekereza mu gihe nk'iki ngiki. Abana ni ejo hazaza h'igihugu, kandi ejo hazaza h'igihugu burya hatangirira mu muryango. Niba wagize icyo rero wungukira muri iyi video, wibuke gukanda like, iyandikisha ukanda subscribe, ukanda inzogera, ubasha gusangiza abandi iyi video kugira ngo